Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe, Yesu amaze kwambuka abona iyo mbaga nyamwinshi y'abantu, abagirira impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba, atangira kubigisha byinshi. Umunsi uciye ikibu, abigishwa be nibwo bamwegereye, maze baramubwira bati, aha hantu ntihatuwe kandi umunsi uciye ikibu. None sezerera aba bantu bajye mu ngo no mu nsisiro za hafi kwigurira ibyo barya. Arabasubiza ati, nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu. Baramubwira bati, urashaka ko tujya kugura imigati y'amadenari 200 ngo tubahe barye? Arabasubiza ati, mufite imigati ingahe? Nimujye kureba. Babimenye baravuga bati, dufite 5 n'amafi 2. Nuko abategeka kwicaza bose mu bwatsi butoshye, mu dutsiko dutsiko. Bicara ari inteko z'abantu 100 n'iz'abantu 50. Amaze gufata ya migati 5 na ya mafi 2, areba hejuru ashimira Imana. Hanyuma amanyura ya migati ayiha abigishwa be kugira ngo babagaburire, na ya mafi 2 ayabagabanya bose. Bose bararya barahaga. Nuko bakoranya ibisate by'imigati byasigaye n'iby'amafi, buzuza inkangara 12. Nyamara abari bariye bari abagabo bageze ku bihumbi 5. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.